nkimenya ubwenge namenye ubwenge dusanga turahitwa Ingarama, kera yari komine Ngarama, segiteri Manishya, serire Manishya. Icyo gihe rero natangajwe bwa mbere no kubona papa ari ku musozi wenyine, nta data wacu mbona, nta ba masenge, mbese yari wenyine, ku buryo aho menye ubwenge nabajije data wacu aho batahukiye, ndamubazana ariko byagenze bite kugira ngo papa abe ari ku musozi wenyine nta wundi muntu uhari. Arambwira ati rero twebwe kera nk'uko babivuze muri 59 kugeza 63 nabo bari batuye aho bita Rufune muri ibi bice by'inaha. Nabo iwabo barabatwikiye, bamwe barahunga, ariko we yasigaye kubera ko icyo gihe yabanje kwiga mu bapadiri Isave, hanyuma arangije kwiga bamwohereza kwigisha i Nyagahanga, natwe niho twize. Icyo gihe mbere ya 90 ntago nkatwe abana twumvaga iby'abahutu n'abatutsi, usibye kubyumva mu ishuri bakakubaza ngo uri bwoko ki, ukavuga uti ndi umututsi. Ariko nyuma y'ibyo ntago twumvaga ikibikurikiye, twaje kubimenya rero muri 90 urugamba inkotanyi zitangije urugamba rwo kubohora igihugu, nibwo twamenye ngo babatutsi bahozaga hari bafitanye ikihe kibazo n'abahutu. Kuko njye byarantangaje, papa menya ubwenge, nabonye papa ari umwarimu yigisha neza, abaturage tubanye neza, ibitoki byacu n'imirima nibo bazaga guhinga bakenga, mbese mbona nta kibazo. Ariko kubana neza n'abo twari duturanye byatugiriye umumaro, bituma iminsi y'icumi uti gute. Ni ukuvuga ngo guhera muri 90 urugamba rwo kubohoza igihugu rutangiye, nibwo abantu batangiye kubahuka papa. N'umuntu utari kumutuka akamutuka, n'umuntu utari kugira icyo amuvugaho cyo kumugayisha umuntu akabona arabivuze ku manywa, nuko tutangira kumirwa. Rero bidateye kabiri haza umugabo witwaga Gishapo, araza asanga arimo gukina urusimbi z'amakarita n'igisoro. Bakundaga kuza abo bantu twabanaga mu rugo bakaza guhinga, bazagana nyuma ya saa sita, hakabaho nko kurwagwa bakanywa bagakina igisoro. Uwo mugabo aritera ku manywa, tubona araje ati mufite imbunda hano. Ubwo bari bagize amasaka, imvura igiye kugwa barayatwikira, ati se si ziriya mbunda nimuzifite ni muri ibyitso? Biradutangaza, aradutuka cyane. Papa rero bukeye ajya kuri komine, ajya kurega ati bantereye urugo. Icyo gihe bwari buke, bakaza no mu nama, burugomesitiri akaza gukoresha inama kuri segiteri. Araza aramuregera nk'umuntu nawe yari responsable icyo gihe, aramuregera hasi ko ari ukuza akamutabara akahosha. Aje araza ku irembo ryacu nyine mu rugo, aho kugira ngo yumve umuntu waduhemukiye, ahubwo abanza kureba imirima n'intoki twari dufite, avanga ariko n'ubundi ngo wari umukungu, ibintu byose ubundi wabikuye he? Ngo nimuteme ibitoki, shango nimuteme ibitoki ngo njyane. Ubwo bahutse urutoki, batemye ibitoki, bashyize mu modoka, urubanza ruba rurangiriye aho. Noneho ibisigaye byari ukwirwanaho. Ubwo ngubwo batangira kuzajya aho banywereye ku kabari, abaturage batangira kujya birema udutsinda, bakavuga ukuntu baza gutema nyamwigendaho. Ariko abo bantu kubera ko nyine papa yabanye neza kera, abana n'abo bantu uko barimo kunywa bapanga intuzi imigambi yo kuza kumutema,
abandi nabo bagaca inyuma bakatubwira bati bari buze kubatera, ariko ntabwo dutuma babica, turaza kuba turi kumwe nabo. Batangira kuva mu ngo zabo b'abagabo bakaza bakaturarira, uko bumvisha byakomeye bakaza. Noneho tubona birakomeye, hashize nk'igihe gitoya tubona ibyo bintu papa abona ntazabishobora, aravuga ati rero umuryango wanjye, ubwo wenda sinababwiye, yari afite abana 10, ngende wa 5. Abandi rero bakuru kuri twebwe aribo abangaba bari i Kigali. Aravuga ati rero reka mwebwe tugende i Kigali, wenda niho tuzagirira amahoro. Arabanza yohereza nyine abana batoya kuri njyewe, basanga abangaba i Kigali. Noneho nko kuri 24 aho ngaho nibwo twatangiye gupanga ibintu, turagenda tujya gucumbika i Nyagahanga ku muntu umwe yari yizeye ko ashobora kumucumbikira iyo minsi mike, tukagenda kuko yagombaga gusezera kwa padiri, kuko ariho bari baramuhaye nyine akazi ko kwigisha. Kuri 25 yagiye gusezera, nibwo uwo muntu nawe wari uducumbikiye yagiye santere, aza tubwira ariko ati hari umusirikare wari ufite imbunda, afite n'agakapoti, yiriwe azerera muri santere. Turavuga tuti rero ku mutima tutubwo bamudutumye nyine byanze bikunze, kandi kuko niko byarangiye. Byageze ninjoro mu gicuku twumva baraje nyine aho twari twacumbitse, ubwo papa ahita ahaguruka nyine aho yari aryamye muri icyo cyumba, nabo bahita barasaba mu idirishya. Isasu nibwo ryahise rimufata mu kaguru, numva aratatse, mpita nyine njya kureba, nsanga bamurashe mu kaguru. Ubwo ntangira gutekereza uko namutabara, kaguru ndahambira ngo amaraso atagumya kuva. Aratangira agira inyota nyinshi, ati ndashaka amazi, ntajya kumuha amazi, bati umuntu barashe numuha amazi arapfa. Ubwo inyota aragumya arayitaka, ndagumya muba hafi, dushaka, ndasohoka, abaturanyi bari baje, ndababwira nti se turabigenza gute? Umwe aravuga ati rero nubwo nta modoka, reka tumushyire ku ngorofani tumujyane. Undi ati ko yigishaga kwa padiri, ntago twagenda bakadutiza imodoka. Ariko buriya ikintu kizakiza umuntu ntabwo ari cyo kitabira, ahubwo abo bantu n'ubundi bagumye kuduca intege. Bavuga kujya kwa padiri, ati padiri yumvisha amasasu, nimuramuka mukomanze araza bica. Bavuga ingorofani, ati nimumutwara ku ngorofani, wa musirikare buriya aracyari mu nzira, noneho namwe arabica. Barabyihorera, ubwo aragumya arataka, bigeze 9:00 aba arapfuye. Ubwo abari i Kigali nabo nyine barabyumva, baje kuhagera mu mugoroba, ariko bateganya ko turi bumushyingure. Ubwo ngubwo rero baje turumujyana nyine ku isambu iwacu, ariko interahamwe zari zakaze zivuga ngo ntabwo ngo ari bushyingurwe, ngo nimunamushyingura turamukuramo. Ariko kubera yuko twari dufite i Kigali umuntu wari mwene wacu ukuriye gendarmerie icyo gihe, yari pare w'umwana nyine musaza wacu mukuru. Ubwo araza nawe nyine azana n'abamuherekeje, babibonye bacika intege, ariko baravuga bati nimumushyiramo, bakagenda turamukuramo. Natwe turavuga tuti rero ubwo ariko bimeze, reka tumuraze mu gitondo tumushyingure. Ubwo mu gitondo bacukuye imva ndende
tuwushyiramo na ferabeto, dushyiramo n'amasima menshi kugira ngo n'ibyuma nabo bataza kubishobora. Tumushyingura bahahagaze, ariko kubera uwo muntu babonaga baravuga bati ntacyo turi bukora, ariko ingofero baziraramishije, mbese hari igihe cyabo birumvikana. Nuko tumushyingura gutyo, ntago natwe twahamaze iminsi, kubera kurumva n'ubundi nta mutekano twari dusigaranye, n'ubundi twakomeje tuza iyi Kigali. Ubwo rero twageze i Kigali nyine Imana iraturokora. Ntabwo narangiza ntashimye Imana, kuko Imana yakoze imirimo ikomeye, ariko n'iyi leta ndayishimira kuko ubu ntago tukifite ubwoba ngo hari umuntu wakwica undi ngo akabura umutabara. Bakoze ibikomeye kandi n'ubu baracyabikora. Rero twagize umutima utuje, turashimiye leta. Nta muntu n'umwe ubu muri twebwe wumva afite umutekano mukeya. Nongeye kubashimira rero, hamwe mwese mwadutabaye, mwaje gufatanya natwe, mbaye mbashimiye. Murakoze.